King Ira umenye nyuma yuko nje muri ino mihanda. Mbere yuko nza muri ino mihanda ntago warunzi bwo. Uhaye gasopo papa. Ndeka sibyo? Gabanya kugenda umvuga mu mihanda niba warabuze na hiti. Kandi nawe muvuga. Urumva? Nose mvuga muvuga atamvuzeho. Vinga ahantu habereye ikintu ngo nyikomezeho cyane. Nkunda kubwira abantu ubundi King Ira ni ikimenyetso cyuko Imana ibaho koko. Kandi ibyo niwe mbyibutse bintu imbaraga. Rowe Tycoon nza muri no mihanda nago twaye tuzaranye brother. Arabizi ibyo. Ni warunzi sinari inkozi. Nta nicyo cyo kuri ngiye bro. Cyangwa nakuvuga muri no mihanda nta cyuri cyo. Kuko nagari uri umuntu naza ngo nje kugukuraho inkuru wewe. Cyase ngo nje gukuranga ibyo ukora ngo mbigenderaho. Nta nundi muntu nifuza ko yagendera ku bintu gikora wewe. Bigatandukana cyane nuko wa muntu kivuga koko agiye akakwirebera mu maso nk'umufana. Ati nyamara nubwo mumbona kuri kamera. Mvuga ngo no mutipe yitwa King Ira. King Ira nibi. Akagusebye imbere umufana mureba visa. Bitandukanye na cyaje uvugira kuri kamera nkaza ngagusubiza kuri kamera. Urumva ko bitandukanye? Bitandukanye. Rero Tycoon we narwananisha n'umwanya. Muhaye gasopo yanyu. Uzamugira ute natabere? Bisere nkwaye gasopo yanyu. Uzamugira ute? Asempebuka. Kandi bagenda bavuga ngo bagenda ku gataro ni Ikibungo. Yego. Urakoze cyane amfuraho. Nje nago najya ikibungo ngo ngiye gukura amakuru ya Tycoon. Wayakurura ariko. Isano nzategesha 30 najya kumara iki ngo bimfashe iki. Kajya kora ayo makuru nyana ukaza ukamusebya. Oya, ntago namusebya. Ese nge mbere muri no mihanda ngo nsebye abantu. Ndabigira ngo. Happy. Ratangiye ikitumye muri no mihanda ni showbiz ni imyidagaduro bakubita amakuru update ibintu bigiye bitandukanye like ku ndirimbo kuri filime kuri comedy ibintu nk'ibyo byose nibiri mu mihanda ku bintu bwo kwa public ifiga mwemera urumva ntago ndi muri no mihanda ngo nsebye runaka ibyo rero nibi nambaho muzajye muze mu nkubitaga kuri uti King Ira warenda yare mukome good boy mashyuza reka nizere ko mumeze neza aho merere hose mudakurikira gatano kuri kagenzi kako wari mu majyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengera bwaryo katikati hapa mu Juni Kigali ndetse tutibagiwe nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu ya diaspora ibihe byiza cyane wageze kuri Jess Kwiza 250 gene mashyuza nyita Bosidi nyita Moshi nyita Kitabashwa nyita umuco uri gucuta byose nyita umunyamugisha ndi umwana w'Imana rero mado wanje ni Yesu mukwe bikoraga sinyagendo wumwe always mari kumwe n'abahungu ndetse n'abakobwa sometimes nakakanya nende kwikatira u Rwanda dore ko rwaryoshye Rwanda rwabaye rwiza abantu batajya batembera rwose mwaragowe ngiye mfata umwanya nkavuga nti reka nigendere ngiye gutarasa ndebe wagwana sinzi ukuntu ngeze ahantu rero ari mukowe nari nabuze musanga ahantu base mukowe bimeze bite King wagwana rero ni fresh brother ambazo utari guseka nyine ngo bya wari fresh yerekanze uzi undi hari inyifato kera abana bifataga urumva bakahita kwivumbura ni mugoroba hari ku umwana yabaga ashonje urumva mu miryango nyine nta kantu karimo akagenda akicara agashira umutwe mu mavi uri kubyumva kubera inzara cyangwa se akabikora yivumbuye wenda bamuhannye ntabyumva wewe wabaye ikibari uyu mwabantu mwe ndimo natekereza kuba nakisubirira igitarama cyase nkigira imusanze na kuba najya guyigira y'ubuzima imihanda ya Nyarugenge ndabona irimo iragenda inyerera none se ubwo aho ngaho wicaye mu biki ko tukumenyera kwiteka kuri kabyindi ndimo natekereza unsanze dore mu rugo naho unsanze nyine nari nsotse gato ngo mbe nitekereza ndebe ibyari byo ni muri ubwo buryo nyine mbonye moto akabari baze kwicara ku muhanda bro witetse ukara kabyindi ndekore kabyindi ubundi niyo kabyindi bita original iyi niyo kabyindi hanya ibindi nibakaje babashuka cyangwa babeshya iyi niyo kabyindi nyine nangabyo ngira ngo byaturutse kuko iyi ni kabyindi kuyibona niyo niteretseho Moses ariko arakwanga nanyanga gute Moses wo kuri kamera uri kudufilima asa kunyereka ngo dodore King yasa asa kukunyereka nukunyanga we wasaze ntago nasaze yatekereza ko wasaze yatekereza ko ntago nasaze ahubwo kibari cyagiye cyo gutekereza kuko naje gusanga tekereza mu kavuyo kaka imodoka na ku muhanda ari umuntu gutekereza abantu benshi babifatira mu kabari oya we nasi no mu kabari ariko jara mu buriri karyama inzoga arumva gutekereza sinzi mutazamfata nk'umuntu nyine urimo uragira gute nk'umuntu ujya mu kabari nyine ngo ngunde nekereze neza kandi umuntu usanga ngo jyayo oya nago ari ibyo uza kuneza abantu nese wabaye kimana uza kumfatanya n'uyu muntu indese umuntu witwa Tycoon Ndahiro yagize atese kandi Tycoon Ndahiro yifashaneranya n'inshuti zanjye arazizi se
nyine ari ukuntu ugenda ukisanga nyine amagambo ugenda uvuga ubundi nyahetswe ibintu turimo ni showbiz. Nzi ko ibintu tuba muri showbiz. Ni showbiz. Ako naje gusanga birenze kuba ari showbiz. Nase yaguye bivuga bomba yasinze. Urumva? Apana kwa kuna naza ngo gushiye naje gusanga bino bintu birenze showbiz. Oh yes. Ubona umuntu nka Tycoon Ndahiro umunyamakuru w'umunyamwuga nk'uko abivuga. Kuri yase niwe. Sibyo? Katwifate muri uwo mujyi kuko nje nago naje muri kino kibuga nje kurwanya Tycoon. Nanajemo nje namuzi. Sibyo? Bivuze ngo nago naje muri kino kibuga nje kurwanya umuntu witwa Tycoon. Kuko nje naje namuze nta cyari cyo kano kanya kubyo naza ngo wenda gari mu bantu naje nereferaho. Hari abantu naje ngo ni wenda nashaka kugira ngo kuri ibi bintu gukora nk'ibyo bano bantu bakora gushimisha abafana nk'ibyo bakora hari abantu naje nereferaho. Ako no Tycoon Ndahiro we rero ari mu bantu namenye maze kugira muri ino mihanda. Ntamenya ari uko nje ninje muri ino mihanda. Bivuze ngo na rwego rurenze kugira naje muri no mihanda muzi. No witwa Tycoon haza kuba akabazo nababwiye igihe afataga video yanjye arayipostinga ashyiraho igihangara kiboro naze ngo n'ubwoko bwacyo nago nje nzi ubwoko bw'inyamaswa nawe ngo mureke mbatembereze muri pariki. Sibyo? Urumva icyo kintu we yaramaze kuba yanyambura ubumuntu. Angiranya n'iki? Inyamaswa. N'inyamaswa. Umukobo ngira ngo nibyaye ni nyine biba biri aho ngaho abantu baba bari mu nyine yabisanzwe. Hano ikintu cyaje kunangaza nuko umuntu wenda kuri YouTube kuri imbere ya kamera ikintu ikibiraba nanjye sinabigize ibintu bya danje Tycoon kuba wakora kiriya kintu ntago naje ngo mbigira ibintu bya danje brother. Hano ikintu nge cyaje kuba kinangaza ni uburyo ari kujya mu bajama banje. Abajama basara bazi. Niya mutipe ngo ni igicucu ngo nta bwenge agira ngo yagafata ariko ngo nta bwenge agira. Imagine kwera Tycoon ashaka hiki. Mwazo yo wirebye ubona ubufite. Imufatanye nyine abo mu mihanda n'amaze kubamenya. Yambwira. Yende kwibariza bisanzwe. Yambwira. Ubona ubufite. Nese kutabugira nawe nabwiye ni kugira ubwenge naga ari itegeko. Si itegeko. Yes. Umuntu ashatse yabugira cyangwa akabwihorera. Nubwo kuba mufite cyangwa bufite barabizi ko mufite. Naga ari Tycoon Ndahiro kuza gukontrola ngo mfite ubwenge. Ese kujya mu kabari ka mbere ukanywa ugasinda wamara gusinda mu gihe urimo uragwirirana ugatangira ukanekereza ajya sinda se buriya kumbe nago mbizi ibyo nago binandeba mara ntabwo nshinzwe ko kujya kwinjira muri live iri privé yanuza ya Tycoon Ndahiro ibyo nimba sinda nago mbizi ukajya aho hantu runaka urumva mani njya makuru maze kuyumva birababaza bwo umujamo wanjye arangati uwitwa Tycoon Ndahiro ejo yaraje ni umukobwa ukora ahantu ntabwo uri gushaka kumumentioninga akora ahantu muri hoteli runaka urumva ataraguhera ku kiganiro cya mbere kugeza soje ubwo ugiye ngo King era wansebye amani Tycoon yarazi ko hantu gusebya abakuzi nimba we nari ukuntu ashobora no kwa tarabizi ariko nimba umuntu agusebya ahantu batakuzi so kukwamamaza ahubwo buriya araga ruko nabivuga Tycoon ninde ukunyamamaza Tycoon se umustar umustar nde Tycoon Ndahiro Tycoon ni umustar nje ndi iki ndabizi se ahubwo uri iki urande ugasanga nyene FM y'umuntu witwa Tycoon Ndahiro uriyo ndebye ubona nyene FM y'umuntu witwa Tycoon yakuzamura Ndahiro da anzamura gute kaguha gafeme kamenyekana kuri he platform akoreraho kuri platform akoreraho hajya korera ko yihe kuri Tycoon nyine nabyo nzi kuri Instagram yiwe yihe urebwa n'abantu bangahe ntago mbizi yaguza followers ibihumbi 70 ingahe yarabaguze nyese agira like zingahe yarahashe wenda nje nshobora kugira like 600 nge nari bikukiye kuri post nashyizeho ako wenda zihura n'abantu mfite n'ubundi nari mwese we afite followers bangahe yaguza followers bangahe urumva agira like zingahe kugira yasa kanyamamaza nase yabitewe n'icyo kugira ngo Tycoon Ndahiro se ubundi ni so natwe abantu yakuvugiye nyine Tycoon Ndahiro ni ndumuzi dufate kamera tugende tubaze ngo umuntu witwa Tycoon Ndahiro muramuzi abantu basanga bamuzi da sibye kuba ari umujamanje akazi kavuga ati rero Tycoon Ndahiro uramujinja mbona kuri social media nyine biraho arimo arakugarura mu majwi sibyo kandi Tycoon kankubwire nje naga ari uko wavuga ngo nta nubwo ibintu wavuga nge byagira icyo binkoraho no kuba nicaye hano wenda katuvuge ngo nagari ibintu bya danje munagira igihe navuga ati ndicara hanze hatandukanye n'isi mbamo ndicara ndajya kure
bitandukanye n'iyi mihanda mbamo mbanze n'itekerezo. Umuntu w'umugabo n'umuntu ufata igihe cy'agatuza agatekereza akavuga ati noneho bino bintu ndabona birimo bigenda bipfa akabihindure muri uyu mujyo, cyangwa se kanicare nekereze ndi uburyo kinahinduramo ibintu byanjye bimere fresh. Tycoon Ndahiro wewe rero ikintu nakwibwirira, ndaguha agasopo bro, ndaguha agasopo mbabarira unyumve rwose, sibyo? King Ira umenye nyuma yuko nje muri ino mihanda, mbere yuko nza muri ino mihanda ntago warunzi bwo. Muhaye gasopo papa, ndeka, sibyo? Gabanya kugenda umvuga mu mihanda niba warabuze na hiti. Kandi nawe umuvuga urumva, nese mvuga muvuga atamvuzeho, nese ubu niteretse hano biturutse kuki? Abeze se ngiye nabonye kuvuga ko byagenze gute. Nabonaga za soseda wallahi ukaza umbwira usa bro, nje hano micara nkubwa ngo byagenze gute. Aramubwira ngo Tycoon yakuvuze mu tuba, none se ndi kumuvuga atamvuze. Ese muri kino kibuga harimo umuntu witwa King Ira gusa? Hagose harimo King Ira umwe? Nyuja ntago mbizi ni King Ira njyenyine, ndi njyenyine ko naguye ko na mitwe biri mu nkono na nabama babiri muri game. Ndi King Ira umwe, ariko se nge ndi buri kino kibuga njyenyine. Yabitewe n'iki? Nicyo kintu cyaba cyatumye akuvugaho Tycoon? Ntacyo nzi, wenda ze kuvuga icyatumye we anyinjirira, avuga ati ngafate muri uwo mujyo, anyinjirira ibintu navuga ngo ni ibintu bya kinyamwuga nk'umunyamakuru w'umwuga, sibyo? Wenda hari ibyo tuba turimo mu kazi kuza no nkitangane, nyamara numvishe kuntu nabwiye G Bruce ni G Bruce ishyiramo imbaraga zo gukora biriya ni ibintu biri mu kazi, sibyo? Biri behind nanone y'ubuzima mbamo, yewe nawe G Bruce cyangwa Tycoon abamo, biri behind ya nyine kamvuge nge ndi King Ira nayo mvuge nka King Ira, ariko biri inyuma cyane y'umuntu witwa Response, sibyo? Yego, umuntu witwa rero Tycoon ntago kuba wafata umwanya ngo ugiye gutembera biguha uburenganzira bwo kugenda ukomeza unekereza. Noneho kugeza aho nsebye mu bantu bro, hariya we nakugeze umusebyeho na rimwe? Cye namusebeje ese wazagira umuntu uzavuga ngo nyeragiye ahantu ndecara abana Tycoon ni igicucu nkuko yabivuze. Harya igihe wazanaga bya iboro by'ukuntu yani yibaga amandazi ho byo byari bishye. Narendi hehe nabivugiye? Narabeshye se? Narabeshye? Tubwire nyine narabeshye. Nase utaramusebeje wowe? Tycoon kamwibwirire, sibyo? Kamwibwire wenda nta nubwo ari nanjye uze ngo banere kuri kamera, byari no gushoboka ko nsura mu kazi no bintu nabyibagiwe. Cyana renze. None ngubwe gituma ku kare kuri kabyi. Ndi rasta ntago ndi umuntu uza ngo nyine ngo nshinge ngamavinga ahantu habereye ikintu ngo nyikomezeho cyane. Nkunda kubwira abantu ubundi King Ira ni ikimenyetso cy'uko Imana iriho koko, kandi ibyo niyo mbyibutse ibintu imbaraga. Rowe Tycoon nza muri no mihanda ntago twaye tuziranye brother, arabizi ibyo. Ni warunzi sinari inkozi, nta n'icyo uri cyo kuri ngiye bro. Cyangwa nakuvuga muri no mihanda nta cyo uri cyo, kuko ntago ari umuntu naza ngo nje kugukuraho inkuru wewe, cyase ngo nje gukuranga ibyo ukora ngo mbigenderaho. Nta n'undi muntu nifuza ko yagendera ku bintu gikora wewe, sibyo? Yego, ibyo ntago ari umuntu nyine wadanje kurwaza. Bazagende barebe barakinze Imana ibyo bakora, wenda babigireho, bagende bareba abo ngabo bande aho bagasuku babigireho, urumva? Ariko noneho wewe nta kintu nabwira umwana w'umunyarwanda umasha kuzamuka ureba ibintu ngazinga kwigireho. Rero ugabanya kugenda uvuga mu mihanda, sibyo? Ase abantu bavuga mani ari igihe kirenga nge ntago ari ukuvuga. Hari igihe kigera urenga ikiganiro nakoze n'umunsi nikoreye ikiganiro n'umuntu witwa Yaka, nicyo giheruka kuri YouTube channel. Hari igihe kigera nkavuga ni noneho nge King Ira mve muri bino bintu by'amatiku kanigire mu bintu byiza bizima, kaza kubaza Yaka ibibazo, urumva? Nge nkigira kwikorera ibiganiro n'abantu bari aho ngaho, abantu nyine bari mu mihanda. Ariko noneho mbonye umuntu angarukaho cyane bita bintera ikibazo. Mushaka ko ngaruka mu matiku ngo turebe ibyo ari byo? Kandi wari kuyavamo? Kayimo nyavamo. Wigendera mu buzima busanzwe by'ibiganiro. Tycoon ni gasopo nge nibyo yongera ku yindi nshuro ndamushyira hanze byeruye, kuko we ntabwo banyirukanisha muri kejere kare, nta ndwara natuma munga akazi. Aragusubiza igitarama Tycoon yarahiye. Byakunda mani
ko ubona bari wigunze ngo ushaka gusubirayo. Aya cyaba ari igihe cyo gutekereza wenda ku bintu runaka. Buri umugabo agira igihe cyo kwicara agatekereza. Ntabwo dufite mu ikofi hahagije ngo turafata imodoka cyangwa n'iki n'ibyana ngo tugire ubavu. Nabyo ni stress ubwayo. Sibyo? Ngiye kuba nasohoka mu rugo nkaza nkicara nkavuga nti noneho kambe nitekereza ndebe tambuka mu muhanda ndebe amasura mashya ndebe iki urumva. Ni ibintu nyine bimfasha kuba naruhuka mu mutwe. Tayikuni Ndahiro bwa mbere yaraje apostinga ifoto yanjye ashira kiboro naze ngo nimba ari igiki ngo mureke matembereze muri pariki. Abereka inyamaswa ndapfusha ndaheze wari umaze kungiranya n'inyamaswa nge kuko ndi rasta nzi by'iyi mihana nino showbiz ndapfusha nagani ntaribi ni muri showbiz unyita icyo ushaka kuza ukamvuga man ni witereka kuri kamera kuvuga ngo King iribi nibi nzabyumva bitandukanye no kujya mu kabaraka nta n'umutima biratandukanye bro ibaza ahantu urumva rega man twebwe hano ikintu tuma turakora ni izina cyangwa se turimo turubaka ikintu nakita nka hari film mu bantu cyangwa se n'ikizere mu bantu. Ibaza ahantu ugenda ukicara nimba ari yose ugiye gukora yo urumva nimba ari ako kantu ugiye gufata ku gafanta nimba ari ako kabrushete ugiye kugigaho nyine bira umunsi wundi usubiye usanga abantu bagwaga izo service ukenera zose usanze nta numwe mu kire inshuti cyangwa se bose bakwitwayemo umwikomo kandi basanzwe bakora n'ubundi kuri social media n'ubundi watutswe. Oya icyo kintu biratandukanye man. Kuri social media umuntu ashobora kuza kumva ari ibyo navuze ahari akabifata nkaho ari ukubeshya cyangwa akabyumva ko akabifata nkaho ari ibintu by'agatwiko bigatandukana cyane nuko wa muntu kivuga koko agiye akakwirebera mu maso nk'umufana ati nyamara nubwo mumbona kuri kamera mvuga ngo no mutipe witwa King Era nibi akagusebya imbere y'umufana mureba visa bitandukanye na cyaje uvugira kuri kamera nkaza nkagusubiriza kuri kamera. Urumva ko bitandukanye rero Tayikuni we narwananisha n'umwanya muhaye gasopo yanyu uzamugira ute birisere nkwaye gasopo yanyu uzamugira ute ko nanjye ndindeba kurera nanjye ndindeba kure brother uzajya iwabo mu rugo naho nzabikora nka boss wawe wabwiye Tayikuni ariko ntabwo ni squeeze kuko ara squeezinga ni mubi cyane nge ntago najya bahita ngo cyagiye ubundi waba wa Tayikuni akasimpebuka kandi bagenda bavuga ngo bagenda ku gataro ni ikibungo. Urakoze cyane amfura we nge ntago najya ikibungo ngo ngiye gukora amakuru ya Tayikuni wayakurura ariko isano nzategesha 30 najya kumara iki ngo bimfashe kajya gukora ayo makuru nyine nawe ukaza ukamusebya. Oya ntago namusebya ese nge mbere muri no mihanda ngo nsebye abantu ndabigira ngo happy ratangiye kitumye muri no mihanda ni showbiz ni imyidagaduro bakubita amakuru update ibintu bagiye bitandukanye like ku ndirimbo kuri filime kuri comedy ibintu nk'ibyo byose n'ibiri mu mihanda ku bintu bwo kwa public ifiga mwemera urumva ntabwo ndi muri no mihanda ngo nsebye runaka ibyo bintu nibi nambaho muzajya muze mu nkubitaga kuri uti King Era warenda urumva Tayikuni kamwibwirira nabonye dread zatangiye no kuba zagaruka nabonye dread yatangiye kongera kuzisubizaho muze yazikuraho funge kamera agiye kuba jobless mufunge kamera ngiye naza man kongera kuvuga kuri King Era ko biragoye nzaho naturutse nze naho ndi kujya ntabwo nshaka gusubira inyuma rero kandi we nta n'icyo cyo cyatuma ahoze undi wansubiza inyuma ako no kugenda witwaje izina King Era wapi kuri ibikorwa byawe bro natwe turimo turakora turavunika buri munsi amanwa n'ijoro ngo tugikunde tugere ibyo tugeraho rero wiza gukora nta content nta muteguro naki ukumva ko guhera kwa mbere ko yaku cyumweru ari King Era muri macyo bayago gute bareke izina ya King Era hanjye nago mbaye yago cyako nago mbaye n'ituranahura nawe yavuze ngo muhagarike kuvuga izina nje nibahagarike kuvuga King Era nje nicyo mvuze ega no muntu Tayikuni wenyine Tayikuni ye bagira benshi wana hagarika nare nimba ari Tayikuni harundi nabane nimba bashaka akazigenda gukora ibiganiro karakanyuzemo kwera ko ngusaze ku muhanda witeretse nase muhongo noneho zafuse ntuzongere kuza kundeba amana ko Moses yaramwe ngo wasaze nza kureba niwe wasaze ntuzongere kuza kundeba yari test niwe wasaze mwana karaga test niwe wasaze ariko mu cyuri muzima aze kwikorera ibiganiro